munyemerere nsubira inyuma gato aho byahereye. Ni mu rugendo bari bakoze bombi na Irene bajya gusura Vestine. Bicaye barimo baganira ndetse banasubiramo indirimbo yabo nshya Emmanuel. Ibintu byose narindi kubyitegereza nk'umugore w'ibyegeranyo by'ejo hazaza. Ntereye akajisho ku kaboko ka Dorcas mbanza kugira ngo sibyo. Mu gihe benshi bibazaga bati ese ni isaha isanzwe, abandi bati ntiwasanga ari kibara baswa se. Hari n'abatereye hejuru bati ese mama igura ngahe. Igihe bose bari muri ibyo natereraga akajisho neza muri cya kirahure cyayo nkabona ni umutamenwa. Mu kanya ngako guhumbya byampaye amakuru yo kuzunguza ubwonko ndeba neza kuko iyi saha ari iyihe bwoko, amafaranga igura naho yakuwe. Gusa nahise nkubitwa n'inkuba kimara gutahura ko ari Apple Watch Series 7. Isaha y'abajejeta faranga ibona umugabo igasiba undi. Icyo wamenya neza ni uko iriya saha Dorcas yambaye ari mu isaha zambarwa n'abakomeye hano mu isi nzima dutuye. Gusa ibyo byose si byantunguye kuko si ubwa mbere yarantunguye bigeza. Nahise nibuka umunsi ashyira za diyama mu menyo. Uti ngo nguki rero. Iyi saha iri ku kaboko ka Dorcas nabanje kwitegereza nsanga ni Apple Watch, by'umwihariko Apple Watch Series 7. Nubwo mbere nari nagize amakenga yuko yaba ari Apple Watch Series 8. Impamvu iyi ari Watch Series 7 ni uko isa n'ifite imfuruka zoroshye ziriya rounded edges. Ifite ekara nini, ifite